Axel arma bonbon chocolat ariko ntabwo nza ko niye nyina none nza ko ni kumwe nankoro nzese none rufyanga waramusikandi buriwe. Ni umunyarwanda ukora mu gisata cy'imyidagaduro, avuga amakuru y'imikino akanogeza umupira wo mu Rwanda n'ahandi ku isi. Kuri ubu akaba akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Rwanda Broadcasting Agency RBA. Yewe navukiye Bujumbura mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi ahantu bita mu Ngagara. Yitwa Rugangura Axel Ahma. Yabonye izuba ku itariki ya 30 Gicurasi mu mwaka wa 1988, avukira Bujumbura ho mu gihugu cy'u Burundi ahitwa mu Ngagara. Uyu muryango w'uyu mugabo wabyaye abana babiri gusa. Urugo rero twebwe turi babiri. The grand frère yitwa Shire nawe twe babiri. Umuryango utahutse uvuye Burundi bagiye gutura Kicukiro ahazwi nka Sonatube mu Rwanda. Papa we yari umutekinisiye wakoraga amashanyarazi. Axel ubwiyo muganiriye avuga ko papa we yari umutekinisiye mu bashyize umuriro w'amashanyarazi mu nzu ndangamurage y'u Rwanda i Butare. Gusa papa we akaba yaraje kwicwa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Axel icyo gihe akaba yari afite imyaka 5 gusa. Rugangura yakuriye Kicukiro, avuga ko yakunze umupira akiri muto bitewe nuko bari baturaniye n'ahantu berekanaga umupira, bityo akora akunda kureba. Rugangura Axel amashuri abanza yayigiye mu mujyi wa Kigali ku ishuri banza rya Papera. Icyiciro rusange akigira muri Institut Paroisse de Mukarange mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Icyiciro gisoza amashuri yisumbuye Axel yaje kugikomereza mu kigo cya Lycée de Kicukiro APAD abari naho agisoreza. Nyuma y'uko asoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2010, Rugangura Axel yaje gukomereza mu yahoze ari kaminuza y'u Rwanda iruhande mu ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho, icyo gihe ryitwaga École de journalisme et communication. Akiri muto avuga ko yakundaga kureba umupira gusa ariko ntakunde kuwukina. Rimwe yaje guhura n'umunyamakuru witwa Mpano Thierry Tigosi, bahurira aho bakundaga kurebera umupira Kicukiro. Tigosi yamenyekanye cyane kuri Radio Salusi, ariko icyo gihe yari ari gukorera kuri CFM cyangwa Contact FM. Baraganira birangira musabye ko yazajya aza kubafasha mu kiganiro. Rugangura yahise abyemera atazuyaje. Uko byagenze Rwose rero rimwe twaba turi kora match aho ngaho kwa John, akumva ibintu by'imipira mvuga, kumva ukuntu nkurikirana, kumva akavuga ati uyu mwana ashobora kuba afite impano. Ambwa ati se waje tugatanya tukajya dukorana gake kuri CFM kuri Contact. Tigosi anyinjiza gutyo muri CFM, ni nako nanavuga ko ari nako ninje mu mwuga w'itangazamakuru noneho ku buryo wenda nakwita buri official niko navuga. Ninjiramo gutyo mu 2012 Murero. Icyo gihe nubwo Mpano Tigosi yarazanye Rugangura kuri Contact FM, Rugangura yahise aza atangira ameze nk'uwimenyereza umwuga nubwo yari afite impano. Gusa yatangiranye n'amazina akomeye kuri iyo radio. Ninjira gutyo muri sport no ku buryo rero buri official muri radio yari ikomeye cyane, yari afite abanyamakuru beza bakomeye mu bisata byinshi, mu biganiro byinshi. Aho ngaho Rugangura mu mazina yatangiranye nayo yahasanze abagera kuri 3, nawe yiyongera habo wa 4 aribo. Ninja muri CFM gutyo ntangira ikiganiro cy'imikino na Tigosi, Mpamo Thierry Tigosi na Taifa, Bruno Taifa Kalisa na Mamu Maria Mukabendera muri wa Tijara. Muri urwo rugendo Rugangura yanyuze kuri radio ya Authentique mbere yuko yerekeza kuri KFM, radio yanshya mu murwa kandi yari muzigezweho muri icyo gihe. Aha kuri radio ya Gitwaza Authentic Radio yakoranagaho na umunyamakuru twakoranaga cyane yitwa Kwizera Erifati, dukorana ibiganiro by'imikino kuri Authentique. Mu by'ukuri uyu musore y'igitangazamakuru yize kuri promotion ikomeye cyane irimo amazina akomeye abenshi twumva muri iki gisata cy'imikino. Twavuga nka harimo ba Rugimba na Theogene, harimo ba Rutamu, harimo ba Gentil Gedewo, harimo ba Ismail Mwanafunzi, harimo ba Jado Dukuze, ba Claude Hitimana, ba Gusi Augustin Bigirimana. Amazina menshi cyane aremereye mu by'ukuri kuri promotion yari ikomeye cyane icyo gihe. Nibo twiganye rero muri iyo myaka yose, twiga itumanaho, twiga itangazamakuru. Beza kuduhira nyine tuza kuva hakurya ngiyo iruhande Butare, tuza kuza mu mujyi
nawo turawufata. Ibyo byagiye bituma aho yageraga hose asanga y'amazina akomeye cyane, bityo kubona hatoborera bikabanza kugorana. Gusa uyu musore uvuga ko akunda inkotanyi cyane, byarangiraga uru rugamba rusoje amahoro, agakundwa n'abo bakoranaga ndetse n'abamwumvaga kuri mikoro z'ibitangazamakuru bitandukanye. Uyu musore yaragize ati, ikintu numvaga ngomba gukora byanze bikunze cyari igisirikare. Ubundi banyitaga mukotanyi cyangwa bakarihina bakavuga mukota. Umuntu akunda inkotanyi avuga ati aho zadukuye, abikurikirana aganira n'abasirikare bakansangiza amateka y'urugamba kuva mu myaka yo hambere, ugasanga n'ibyabo ndabimenye, ubwoko bw'imbunda se cyonyine, ibintu nk'ibyo ngibyo nkavuga nti nanjye ibyo byose ni inkura, nanjye nzaba umusirikare, nanjye nzaba nk'inkotanyi. Gusa aha naho ntiyatinze kuko yaje kwirikiza kuri KFM aho yasanze Rigogaru na Parfait na Rusi. Ni iki mura cyangwa itangazamakuru ubwoba ari bwinshi, ubiri byuri ahantu hose ibintu biteye ubwoba. Nyuma yaho Rugangura Axel yaje kwirikiza kuri Flash FM aho yanamenyekaniye cyane kuko yakoreye Flash FM imyaka yingayinga kugera muri 4. Kuri Flash warumvangiyeyo Rutamaragiye, nsanzeyo Rugimbana, nsanzeyo Jadomax, turahuza twubaka izina gutyo. Gukorana nayo mazina manini byamufashije kubaka izina, aza no kuhava yerekeza kuri Radio Rwanda. Ahaseho byagenze gute? Byari muri 2016. Rugangura Axel Ahma, uzwi ku izina rya Bombo Shokora, ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane kubera ubuhanga afite mu kogeza umupira w'amaguru. Kuri ubu akaba akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Rwanda Broadcasting Agency. Uyu musore iyo muganiriye akubwira ko agikandagiza akaguru ke n'uyu mwuga w'itangazamakuru yasanzemo amazina yumvaga akamutera ubwoba, ariko hakaba n'icyiciro we aburira izina kubera urwego bari bariho muri kiriya gihe. Abasaza b'ibigwi, umva uko abivuga mu magambo ye atari menshi. Bari barimo nabo ntago bari boroshye, harimo ba Tigosi, Mamotseri Tigosi, harimo abitwa ba Zake, harimo abitwa ba Potosi, harimo ba Jado Castar, abitwa ba Romario Abdul Jabbar, basaza rwose ubona bari babirimo neza. Ukazana nabo kuri Radio Rwanda nyine bari bikoko, bari bikuke, bagatare ba Ivebo cyana, ba Marcel Rutagarama, bari bikuke bikomeye cyane. Ibindi bintu by'ingenzi wamenya kuri Axel Rugangura Bombo Shokora, ushobora kwibaza ibibazo byinshi kuri uyu Ahma. Ese afite umuryango, arubatse? Ese afite abana? Ese niba afite abana bitwa bande? Ibi n'ibindi byose wibaza kuri uyu mugabo reka tubikomerezeho. Niba utari wakora subscribe kuri Smart Meka TV Show, gikore dukomeze kubana. Ni ingaragu. Umwana we w'umukobwa kuri ubu ni umunyeshuri mu mashuri abanza kuko afite imyaka 8 y'amavuko. Yitwa Ahmela Rugangura Isaro Dor Ahmela. Rugangura Axel ni umunyamakuru w'imikino ukunzwe mu kogeza ruhago ubimaze n'igihe. Muri 2012 yogezanyije igikombe cy'Uburayi na Bruno Taifa. Tukwibutse ko Rugangura Axel ajya kuri Flash FM ni nyuma yaho yogezanyije igikombe cy'Uburayi na Bruno Taifa kuri Contact FM aho yakoraga nk'uyimenyereza umwuga w'itangazamakuru, akaza kuhava akerekeza kuri Radio Authentique ya Apotre Gitwaza, radio atatinzeho kuko muri icyo gihe nibwo yaje kumva ko Rutamu Erijo wakoranaga na Rugimbana yavuye kuri Flash FM. Rugangura nko guhumbya yahise ajya gusaba akazi ngakorane na Rugimbana, nubwo nta cyizere yari yifitiye ariko byarangiye akabonye. Ibitangazamakuru byinshi muri icyo gihe iyo ubajije Axel akubwira ko icyo gihe bitahembaga, guhemba byasaga n'ingorabahizi, ahubwo ko byatangaga amafaranga yitwa ayo kwifashisha. Agera kuri Flash FM yamaze nk'amezi 2 atazi umushahara ahembwa, gusa yahabwaga amafaranga yo kwifashisha avuga ko yabaga ari hagati y'70 n'ibihumbi 80 by'amanyarwanda y'icyo gihe. Uyu munyamakuru kandi yigeze gusinya amasezerano kuri radiyo imwe mu Rwanda ariko birangira atayikoreye. Ushobora kwibaza uti ibyo byagenze gute? Amaze kumenyekana kuri Flash FM ibitangazamakuru byatangiye kumwifuza, nibwo we na Rugimbana baje gusinyira Radio 10 bajyanywe na Bagirishya Jean Dodier bakunze kwita Jado Castar, ariko birangira Rugimbana ari ukomeje wenyine kuko byarangiye kwa mbere yisubiriye kuri Flash FM. Muri icyo gihe bari basinye
yari kuwa gatanu. Icyo gihe bajyana ari babiri bari babwiwe ko bagomba kugeragezwa hagatoranywa umwe, undi akizezwa ko yategereza akazatumwaho yongeye gukenerwa. Icyo gihe rero Rugimbana nk'umuntu wari siniya mwako kazi birumvikana ko yagombaga gukomeza, Rugangura agategereza. Byarangiye rero Axel yisubiriye mu rugo kuri Flash FM. Ariko agisubira kuri Flash FM, Rugangura yarakomeje arakora cyane kugeza n'ubwo ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, Rwanda Broadcasting Agency, mu mwaka wa 2016 cyaje kumwifuza yerekezayo mu kiganiro urubuga rw'imikino. Ku bijyanye n'ubuzima busanzwe, Axel ngo yikundira kurya isombe n'ubugari, mu mbuto agakunda avoka cyane. Axel Rugangura avuga ko iyo yaruhutse akunda kwicarana n'umukobwa we mu busitani akamubaza ku byo bize. Axel ngo akunda kunywa amazi cyane, agakunda no gukora siporo cyane. Siporo akunda gukora ni izijyanye n'imikino njyarugamba, karate. Kuri we ngo ntabwo umukino bimusaba kujya hamwe n'abandi, bimwe dukunda kwita dojo. Axel akubwira ko we no mu cyumba aryamamo ateguye neza ku buryo naho gukorera umwitozo atahabura. Akaba afite umukandara w'ubururu muri uyu mukino wa karate Shotokan. Uyu musore mu by'ukuri abantu batandukanye harimo n'abakuze bakunze kumuganiriza ku kuba yashaka, ariko Axel mu kinyabupfura cyinshi akabasubiza agira ati rabwe tubiri bigufi ndacyabirimo. Abo mu rungano rwe iyo bagerageje kumubaza ku iyi ngingo nabo ntababurira igisubizo. Ibintu by'urukundo ngiye mu mahame yanjye nemera ko ari ibintu biri physical. Yendi Mr No Stress, nta pressure ndiho, nta kintu kimwe kinyirukansa, kandi n'umukristo hejuru y'ibyo. Rugangura Axel Ahmad tariki 8 Ugushyingo umwaka wa 2021 byavuzwe ko yaba akundana na Jojo Ashley uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gihe Axel ubwe yari yaciye ku rukuta rwa Instagram aramupostinga, arangije arenzaho amagambo agaragaza ko amukunda. Uyu mukobwa byavugwaga ko yituriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi akundana na Axel cyane. Gusa ntibyaje kugenda neza kuko we yivugiye ko hajemo akabazo bakaba babiretse. Gusa yagize n'icyo yongeraho. Ikindi kandi Rugangura Axel Ahmad yemeranya n'abasore bapfukamira abakobwa babasaba kubabera abagore, bimwe twita gutera ivi, kuko ngo kuri we nta gaciro abibonamo, akaba atumva n'ubusobanuro bwabyo neza. Axel avuga ko kandi akunda inshuti ze, akaba yanga umuntu ugira ishyari ku buryo atanakorana n'uwo muntu. Axel yigeze abazwa ikibazo cyo gutanga urutonde rw'abanyamakuru 5 mu bogeze umupira w'amaguru, yarangiza agaterura igikombe akagiha uwa mbere kuri uru rutonde. Mu gisubizo kirimo ubwenge bwinshi, icyo kibazo yaragisubije, ariko abanza kuvuga ko n'iyo myanya 5 abanza gusevingamo umwe. Arangije urutonde ararukora. Na muto Rugimbana twakoranye, umunyamakuru mwiza wageze umupira, akaza Nasri nawe ni umunyamakuru mwiza, hakazamo Jado Max Gicumbi na Fuad bakorana. Arusuje avuga ko igikombe cyo rero ngiye nabanza nkagifata nkagishyira mu kabati, ibindi none bikaza nyuma. Asoje icyo kibazo umunyamakuru yarongera amubaza ati mu bantu bose mukora umwuga umwe, haba abakiri muri umwuga cyangwa bawunyuzemo, ni bande wimera cyane ba mbere nibura 2? Yarabamusubije, arangije anamubwira icyatumye abakunda. Nka Gatari na Marcel ko n'abanyamakuru ushobora kuvuga uti se nibatangira gutebya, nibatangira kuvuga ndavuga iki? Mu by'ukuri mbicayemo hagati mbarimo. Mu by'ukuri uyu munyamakuru Rugangura Axel ni umuhanga ku rwego rutangaje. Mu bintu byababaje cyane Axel Rugangura ni kuba yarabuze papa we akiri muto cyane, ukavuga ko papa we yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Axel afite imyaka 5 gusa. Axel mu bijyanye n'imyambaro, Axel akunda kwambara ingofero cyane. Uku kubikunda ngo nuko yakuze abona abastari bo hanze bazambara, bituma nawe akunda kuzambara cyane. Axel ngakiri umwana muto, we na bagenzi be bakuriye hamwe bagiye bakunda kureba amafilime yari agezweho muri icyo gihe, harimo amafilime y'inja, bityo bagakunda kugira amatsiko cyane yo gukora muri bimwe babonye mu mafilime, ku buryo bajyaga kwibuta mu baturanyi bijyanye n'ibyo babonaga muri ayo mafilime, bakabikora neza nk'uko babaga babirebye muri izo filime z'inja. Tukanacishamo nk'abana, no tukareba nka za filime abarambo, tukareba Komando, tukareba ba
akabutura mu gisheke. Umunsi umwe ngo atazibagirwa we na bagenzi be bigeze kwiba umwana muto bamwiba ababyeyi be, barabikoze ndetse birabahira, baramwibye bamujyana iwabo na Axel, ariko nyuma ababyeyi be baje kumushakisha baza kumenya ko aribo bamutwaye, baraje barabafata, we na bagenzi be bose bakubiswe nk'izakabwana. Ibyo byabereye Axel isomo ndetse na bagenzi be rikomeye, byatumye acika kureba bene izo filime z'ininja. Ngubwo ubuzima bw'umusore wacu Rugangura Axel Ahmad Bongo Shokora. Reka nkwibutse ko aha wumvaga iki kiganiro ari kuri Smart Maker TV Show, naho njye wumvaga 3-2-1-0 ndi Smart Maker. Ndagushimiye.